Aha yes, mwiriwe neza umeze mute? Nizere ko umeze neza abantu banje bantu mugurikiye. Amazina ni Santos. Nkaba ngiye kubasomera igitabo cyitwa The Pearl. Tukaba tugiye kubana muri uyu mwanya cyane mbwira abantu biga isomo rya literature ndetse n'abanyarwanda muri rusange mushaka gukomeza kwiyongera mu bumenyi bwanyu. So nkuko bisanzwe iyo tubasomera tubagezaho ibitabo bigiye bitandukanye. Uyu munsi turabagezaho The Pearl, ubutaha tuzabagezaho A Man of the People, Kashan Chekseiko, Mine Boy ndetse n'ibindi bitabo byose muzajya mubisanga kuri channel yacu. Inkuru yacu iteye ite? Ni inkuru yabayeho byanyabyo vis-a-vis, inkuru yabayeho nta makabya nkuru, ni inkuru yabayeho ibera ahantu hazwi nkuko tugiye kubibona. Iyi nkuru rero tuvuze ikintu cyabayeho byanyabyo muri akaba ari inkuru yabayeho byanyabyo nta garama kabya nkuru. Ni inkuru igenda ibazwa mu bibazo bya leta, bantu baba bafite examen national cyane mu mwiga indimi. Mukurikire neza, ufite ikibazo uribuze kubaza nyuma, igitekerezo bize kwishyiramo nyuma ndetse n'ibyifuzo mwifuza muze kubishyira muri comment. Mbibutsa gukora share, subscribe na comment kuri channel yacu kugira mujye murushaho kubonera ibitabo byacu kugira. So iyi ni inkuru yabayeho byanyabyo y'umugabo witwa JohnSteinbeck, ni umwanditsi. Umunsi umwe yagiye gutembera ari muri holiday, ajya gutembera ajya ahantu hitwa muri La Paz, ni muri Mexique mu gace kitwa Peninsula. Agezeyo ku mazi nk'ibisanzwe nkuko natwe umuntu ahanga twaje ku mazi, asanga ari inkuru yo gutradinga y'umugabo wari umaze iminsi aronse ikintu cyiza cy'agaciro. Ariko icyo kintu ntago ikintu kimumarira, ahubwo kimuteza ibibazo, kimuviramo kubura famiye ye, utuntu twe twose turagendera. Niko iyo nkuru yakimeze. Rero tuvuze ngo ikintu cyabayeho byanyabyo tukita parable. Parable ni ikintu kiba cyarabayeho byanyabyo. Inkuru yacu itangirira ku mazi, mu muryango w'umugore n'umugabo ndetse n'umwana umwe. Uwo mwana barafite umugabo yitwaga Kino, umugore yitwa Joanna. Umwana wabo yari yitwa Koyotito. Yari umwana umwe bari bafite, infant son. Inkuru itangira mu gitondo, umugabo wabyutse mu nzu yirambura bisanzwe, yumva utunyoni turavuga hanze, amajwi ko yaratuye ku mazi, waves, imivumba y'amazi nayo irimo ihuha. Arabyuka arebera mu mwenge w'inzu ko bari bafite inzu zubakishije ibyatsi. Abona izuba ryatangiye kurasa, twareze turi guca mu dutobori tubageraho. Arabyuka ajya hanze arinanura. Umumama nawe arabyuka nk'umumama bisanzwe, atangira kwinyuraho mu nzu akora udukorwa tugiye dutandukanye ndetse atangira no gupreparinga breakfast utwa mu gitondo. So umumama, umwana wabo witwa Koyotito we bamurazaga muri beriso y'icyo gihe. Icyo gihe rero kuko bari abakene bo ako kantu bakitaga hang box, bafata uduti bakatuzirika, barangiza bakakora nka beriso, barangiza bakafata umugozi hejuru bagazirika kuri rooftop ku rusenge. Umwana akaba ari mwarabo bakarara hasi. Umumama arimo ateka utwo turyo turaho twanica nk'ikize tw'abakene, ndetse n'umwana nawe ari muri iyo beriso. Umupapa nawe yari ari hanze. Umumama ariko afigisinga imisatsi ye bisanzwe. Umupapa yaje kwinjira mu nzu, aje gufata utwa mu gitondo. Ahageze asanga umumama yarangije kudutegura neza. Just nabwiye iyi ni true story, ni inkuru yarabayeho kandi inkuru yabaye ivugwa uko yabayeho. Umumama umwana Koyotito yakiri muri ya beriso hejuru, arimo yicundira hirya akanyenga kamujyana hirya no hino. Batangira gufata bya mu gitondo. Umwana Koyotito mu gihe ababyeyi bari gufata two kurya twa mu gitondo, kuri wa mugozi we ufashe kuri ya beriso cyangwa kuri hang box, haje guscrollinga cyangwa yaje kumanukaho akanyamaswa gato yakitwa scorpion. Umwana abonye ako kanyamaswa araseka. Ise sinzi ukuntu yitegereje, amona kuri Europe kuri uwo mugozi harimo hamanukaho ka scorpion kagira umara cyane. Muratuzi cyane dukunda kuba hafi y'amazi. Ubu ngubu nahane Rubavanga duherereye uhagise utwo dusimba watubona. Umupapa yagiye buhoro cyane, buhoro n'intambwe zituje, agiye gufata scorpion. Umwana yahise yinyeganyiza shaking,
amaze kwinyeganyiza ya scorpion itimanuka fangs down and stung him. Scorpion yahise imanuka ihita imudoma, umupapa ahita ayikuraho vuba ayitera hasi arayihonyora. Ndiyo bantu turi kujyana. So amaze kuyica umumama nawe yahise aza ahita akoresha umunwa akurura ubumara bwa scorpion. Umumama arangije ahita avuga ngo let's take him to the doctor. Ati reka tumujyanire nde doctor. Umupapa aramwiyava ati doctor kuko aramuvura. Muri ako gace abantu kavukire nta burenganzira baga bafite, babaga ari abakene, bagakunda murabazi ku majengo ba native, murabazi kumuhima hehe na hehe, nta mafaranga babifitiye. Uwo mupapa we akazi ke yari umurobyi. Umutungo yari afite n'ubu, yari afite umutungo waka kano tuvuze kano ni kaboti cyasi karakantu bakoresha baroba gatoya cyane kamwe nako yari yagasigiwe na ba sekuru, yagasigiwe na se nawe yagasigiwe nande na sekuru. Urumva papa we ikindi kintu yari afite nakazu k'ibyatsi kari yashinze aho ngaho, nta wundi mutungo yigiriraga. Bafata umwana bamujyana kwa doctor gusa kuko kino yari umurobyi. Iyo barubaga hari amabuye hari amabuye y'agaciro yabaga mu nyanja, abantu muturi inyanja murayazi, yabaga afite agaciro gakomeye cyane. Habaga mu dutoya n'utunini n'amanini, sorry, habagamo ibuye rinini ndetse hakamo utubuye dutoya. Kino yari afite udupiri dutoya 8. Yes, yari afite udupiri dutoya 8. Utwo dupiri yadufasha dushyira mu mufuka, barangije ahe ku mwana berekera kwa doctor. Baragenda mu gihe bagendaga bahura n'abasebirizi ati beggars, mwamfunguriye. Abasabirizi bababwira ati mudufungurire. Abo basabirizi babwiraga bakino ngo bafungurire. Urumva ko kira gihugu cyayi kibaswe niki n'ubukene. Rubanda rwumvise ibyabaye kuwo muryango, bamenya ko bagiye kwerekeza kwa doctor. Abaturafata yakose ubwo koko doctor ari buze kubafasha. Abaturage bakoze iki? Bakurikiye inyuma bajima ba doctor, babagendaho kugira bajye kureba niba koko doctor ari buze gufasha nde, ari buze gufasha kino. Bageze kwa doctor, abaturage basigara hanze. Kino arakomanga no akubita ahonda gate. Doctor yararimo ari mu nzu yirira twa snacks twa robingo tubiscuit twera kuri mu France, abayeho neza nta kibazo nyine nk'umudoctor we ntago yari native. Doctor yarafite umumed cyasi umuserveri cyasi umukozi, aramubwira ati ndumva abantu bakomanga ijye kureba nawe komanga. Umuserveri ahageze asanga ni bakino. Uwo mukozi nawe yari umwe muri kavukire mu miryango yabande yabakino cyasi nawe iwabo kavukire yari ngaho muri Peninsula muri La Paz. Aravuga ati mushaka iki? Dushaka ko doctor dufashe umwana wacu scorpion yamudwinze stung him, so rero tubwire doctor adufashe amutuvurire. Umukozi nakindi yakoze yase ajya kubwira boss, amubwira ati ni famille yabakino bajanga ngo bafashe umwana wabo scorpion abari. Doctor yasemuza have them enough to pay. Ese bafite amafaranga yo kunyishyura? Araza arababwira ati ese mufite amafaranga kumwishyura? Kino nakindi yakoze yase afata twa dupiri duto 8 yari afite aduhereza doctor, aduhereza umuserveri atujyanira nde doctor. Atubagije doctor tubonye avuga ati no isn't enough. Aratubasubiza amubwira ati bagenda bati basi dufashe kino aringinga. Doctor yarababwiye ngo I'm veterinary, I'm doctor, I'm not veterinary. Yes, ati nge ndi doctor sindi veterinary. Bishatse kuvuga ngo yase afata abo bantu abagiranya niki n'inyamaswa. Niyo umuntu akubwira ati niyo umukene ufasha atubwira ati nge ndi doctor naho ndi veterinary, uri kumva nacyo abashaka kubwira. Inshuti zanjye inkuru yarakomeje. Doctor nta kindi yabwiye ati mugenda bashaka amafaranga hagije babone kuzanga kubirute kunyishyura. Kwa tito ni kuburibwe rukomeza kubirute kugenda byinjira ubumara mu mubiri. Doctor kino nta kindi yakoze nk'umugabo. Yesu avuga ati umwana wanjye aravurwa, guteka agomba kubaho. Yesu avuga ngo hara mu nyanja habamo ibuye ry'agaciro ryitwa pearl. Pearl twayigeranya nka diamant y'iki gihe. Twayigeranya nka diamant y'iki gihe. Kubona iyo pearl byari amahirwe akomeye cyane. Kubona iyo pearl byari amahirwe akomeye cyane kuko byasabaga gusenga Imana yo mu ijuru and gods, no gusenga ugashyira hamwe n'utugirwa mana byose ukabihuriza hamwe kugira ubone pearl nini ifite agaciro, iri valuable.
byasaba gusenga Imana yo mu ijuru ndetse ugasenga na za ryangombe na za nyabingi zose ukabishyiramo ukavuga ngo kizatanga umugisha bwa mbere nicyo kizayimpereza. Kino bahise bafata umwana berekera kuba prestasi cyasi kuba baganga kuba preste tuza preste tavuze abantu bihaye Imana. Yes. So kwihereza Imana bagiye bagirayo basanga bariyo nawe bibereye mu mirimo avuga ati mudufashe kino mudufashe kinasaba ubufasha bamwe ati kino ntago tukuzi niwigeze ubatizwa niwigeze ukomezwa ni wanasezeranye nta niki urumva rero nta bufasha twise tuguhaye kino nta kindi yahise akora yahise akomeza ajya gushaka atuvate kandi ngiye gushaka pire kuna bino kuneza ndayibona imagine mu nyanja ingari inyanja Pacifique nini cyane mazizi zo muri Amerika y'Epfo yinjira mu Atlantique amini yinjiramo ajya gushakamo akantu gatoya kino yajyanye n'umumama we n'umugore we bagera ku nyanja basanga kaka tukabo bakinjiramo umubyeyi atwikira umwana amaze gutwikira umwana kino nawe nta kindi yakoze yahise yinjira mu mazi umubyeyi nawe asigara hejuru arimo asenga ndetse akora ibimenyetso avuga ati Imana afasha umugabo wanjye icyagiye kureba kibone kino yarinje aroga arashaka mu mazi araheba arazamuka hejuru ageze hejuru afata umwuka yongera asubiramo arashaka bivuga ko yamaze iminota itari mikeya yamaze iminota irenga ibiri yose mu mazi arimo indani ku mpera ya nyuma agiye kuzamuka yagiye kubona hirya yiwe abunamo igikoneshwa cyasi shelter byaramugoye kugihambura ababonye pire amaze kwibona yese yoga arazamuka ageze hejuru ahita asubira mu kato aricara aruhuka ntago yigeze ahita bw'umugabo ati ngo ndayibonye cyasi ndayibuze n'umugore nawe yabonye cyo kinazamuye byaravugaga ngo mu muco wabo iyo wabona ikintu ugasamara yewe ngo ndatsinze ngeze ku ntego runaka icyo gihe ibyo bintu waba gutsindiye warayiburaga baratuje nyuma y'umwanya muto yakino afata icyuma akata shelter abonamo piri nini ifite agaciro nziza cyane nini itarigeze ibaho arangiye izamura hejuru ariyamira ati just ndatsinze mbonye piri nta kindi yese tekereza yese avuga yese abonamo muri iyo piri atabonamo ishusho Koyotito ari kujya ku ishuri afite ibitabo neza mu kaniforme ari kujya ku ishuri muri iyo piri tena abonamo yambaye agasapo ameze neza n'umugore we yambaye agashora umugore nawe yake yabaye neza ndetse bari no gusezerana ihe mu rusengero mu church kino twabonye ko yagiye gushaka piri kugira ngo ajye kuvuza nde umwana we Koyotito ntago yongeye gukwirwa tekeza ko Koyotito agizute arwaye icyo gihe haba ikintu kisani gitangaza Koyotito de piri kimara kuboneka cyagikomerekeye cyahise gitangira uburibwe bwagiye bushira gitangira no kuma iyo tuvuze ikomere ni wound in English so kino akimara kubona umwana we ari gusoma ibitabo kino yagiye gusezerana mu rusengero ameze neza yambaye agakweto ateye ipasi kino abandi barobyi baraza inkuru itisakara umusozi wose ati kino yabonye piri komeye cyane inkuru irasakara nko muzima busanzwe ubungu yibonye zahabu inkuru igere Dubai cyase ubonye akazi turabizi inkuru itasakara mu bantu bose kino yasubiyiwe abantu batangira kuza kumusura yari afite umuvandimwe witwa Joanna Thomas afite bari baturanye aho ngaho ndetse n'abandi bitwa ba Prone bose batuye aho ngaho so kino kimara kubona piri inkuru yasiga icyo gegoro umunsi abantu birwaga iwe akimara kubona piri inkuru yasigira kwa doctor ati kino yabonye piri okay that's better arahita yinzanira umuvurira umwana umuntu ucuruza boutique hirya mu centre kino yabonye piri yes agiye kuza aza kumuhahira umuceri iki ucuruza shop kino agiye kujya yambara neza agiye kujya aza kumuhahira iki imyenda bivuga ngo buri muntu wese yese atekereza icyo piri zamugirute izamumarira bakimara kumva ko kino yabonye iki piri so bishatse kuvuga ngo no mu iminsi ubonye akazi abantu bose tuvuga uramuntu agiye kujya araza agiye kuza ajya araza kuryoshya agirute buri wese ufite akazi atufati kira kinange kizangire ute bizangiriraho umumaro kino yatangiye kujya mu bucuruzi bw'iyo piri umunsi wa mbere hahise haza abadilazi na abantu bashyize kuri izo za piri bamuha amafaranga make kinara yanga
barongera baragaruka bamuhatina andi mafaranga barayanga. Dr nawe yaje kuva mu nzu ye atera intambwe arasohoka ibintu bitajyaga bibaho n'umunsi n'umwe, ajya gusura kiniwe ashaka kugira arere ko ari buze kuboneka iyo pira ayimwereza yitwara. Dr agezeyo yageze yavuga ngo oh Kino I'm here. Kino mo koko Dr yinjira Juwana kimara kubona ukuntu iwe hirirwayo abantu mukanya baje abandi baje agiye kubona abona na Dr yinjiye mu nzu yabo avati iki kintu twabonye maybe izivo ubanza ari ikini ivo cyasi ni ikibi iki kintu twabonye nkurikije ukuntu ambiance iri guhora hano tutari guhumeka kino kintu nakira dusiga amahoro abishyira ku mutima. Dr araza azana utunini twanisha ntikize dutoya twongera ubumara adutera koyotito kugira abeshye Dr ko abeshye Kino ko atake kumuhereza iki treatment. Wa museriveri abonye ibintu Dr koze nawo mutima uramujya afata koko uramwana none aramuhuhuye. Dr avuga ati mpapiri ndebe Kino arayimwereka agiye kuyikora Kino yanga ko ayikoraho. So Dr yaragiye arataha nyuma baba presta nabo mu nsengero baza kureba Kino bose batangira kujya baziwe. Kino abadirazi bakomeza kugura piri bakamudufaranga dukeya. Impamvu bamuhaga amafaranga makeya nuko nta wundi muntu umwaka gace waguraga piri yabaga ari umuntu umwe hejuru uba barisize aba agent nka MTN. Iwanga kugurira umwe ungura jandi bazaga bagira icyo gukurikira. Mwijoro Kino piri yagiye acukura mu nguni on the corner aracukura arangije ashiramo da piri abarimo ajya iraza. During the night the intruders abasambo cyase ibisambo byaje kwiba iyo piri. Kino arabumva baraza bararwana barangije Kino umwe aramukometsa Kino nawe bamuca igisebe. On that night Kino he tried to fight for that robbers cyase yagiraje kurwanira n'ibyo bisambo akomeretsamo kimwe nawe umwe basiga amukomerekeje. Nta kindi Kino yakoze yahise ahindura amayere yo kubika iki piri. Wari uwo munsi Kino yahise yanzura kujya araza piri munsi y'umutwe we. So under the mat piri iraraho bishatse kuvuga ngo who want to store this piri he will start from my head. Uzashaka kwibi piri azahera ku mutwe wanje. Urumva ko ya piri Kino yatangiye kuyigeranya n'iki n'ubuzima bwe. So Kino abaho ngaho akomeza kugurisha piri biranga abona ubujura bukomeza kuba bwishi nabyo biri guteza ikibazo. Juwana abona piri iteje ibibazo cyane ko n'abantu batangiye kujya baza kwiba nijoro ndetse bashaka no kubica. Abwira Kino let destroy this before destroyers. Kino reka kino kintu tucyangize cyase reka tubite cyase reka tubyikureho nyuma y'uko bigirute twubwacu bitwangiza. Murumva akamaro k'umugore ati let destroy it before destroyers. Reka tuyangize mbere yuko igirute twangiza. Kino avati no you know I'm a man I will fight for this for our opportunity we get I'm ready to fight for it. Ati kubwa mahirwe twabonye nzabirwanira I'm a man nk'umugore avati okay nta kibazo mugabo mwiza. Mwijoro Kino abyutse mu gitondo kare mu rukerera Juwana we yabyutse mbere ye afata ya piri arayitora buhoro. Kino aracyaryamye aragenda afata piri. Twabonye ko piri bayikuye he mu mazi. Aragenda ageze ku mazi agiye kuhitamo Kino nawe abarakangutse ariwe agiye kureba asanga umugore ntakiraho ngaho. Umugore atakiraho arebye piri asanga piri nawe ahita memoriza nijoro afata madamu yambwiye ngo iyi piri reka yangize wasanga yagiye gukora iki gushyira mu bikorwa ibyo yavuze. Yahise abyuka vuba yirukanga cyane ku mazi on the shore on the coast. Yirukanga aho ngaho asanga Juwana agiye guta ya piri he mu mazi ambwiye ati stop. Arayimwaka arangije amukubita urushi. Umugore agwa hasi agihumure Kino arangije ahita mwaka ya piri arikomereza. Kino mu rugendo asubiye mu rugo afite ya piri asize umugore we arambaraye aho ngaho ku mazi ku mucanga ahura n'abambuzi bashaka kwibiki iyo piri. Byagenze biti Kino he tried to fight for them. Kino
Kino yagerageje kubarwanya birangira yangirijemo umwe. Nyuma ya nawe baramurwanya bikomeye, bararwana abatsinda, ariko yananiwe arangije arwa hasi na ya PEARLY ayijugunya ku ruhande agwa igihumure. Akimara kugwa, Joanna nawe yari yaryamye hakurya, yase arambaraye asa n'uwapfuye, abarakangutse asanga umugabo we yakubise umuntu aho ngaho na PEARLY yayitaye. Arangije afata wa mugabo we yongera atora ya PEARLY, yongera atora ryabuye araribika. Afata umugabo amusubiza mu rugo. Murumva ko Joanna ukuntu ya mama w'umutima mwiza, iyo ashaka icyo gihe abayise afata PEARLY agahita yijugunya mu nyanja, yarangiza agahita afata kina atamujyana. Basubira mu rugo, bakijya kugira mu rugo bagiye gusanga ibyakurikiyeho kakazu kabo katwitse, bagatwitse. Inzu yabo bagize ute bayitwitse. Inzu yabo kakazu kabo bakimara kugatwika, twabonye ko kari akazu ka bando k'icyatsi k'ibikudu twabafataga ibiti, inzu za kinyarwanda murabizi bagashinga gutya, kakazu k'ibyatsi. Kino yahise ajya kureba umuvandimwe witwa Joanna Thomas, amubwira ukuntu byagenze. Baramubwira ati ngewe ubu ngubu ndabyuka kare njye kugurisha iki PEARLY. Ko Tito yari yasigaye mu nzu, abavandimwe bari bagize bamukuye muri ya nzu. So inkuru yacu ikomereza he. Kino yahise avuga ati PEARLY sinzayigurisha muri akaca bwenge kuyigurisha muri Capital mu murwa, niho bazameza amafaranga menshi. Barayipanga ati mu gitondo kare turuze kubyuka tujya gukora iki, kugurisha the PEARLY. Babyutse mu gitondo kare cyane bajya kugurisha PEARLY. Abajura babamereye nabi. Abatrackers cyangwa se group of robbers, abatrackers bamenya ko Kino ari buze kugira ute kujya kurusha PEARLY mu mugi. Rwari urugendo rurerure nko kuva ni nko kuzenguruka u Rwanda rwose. Barangije barabakurikira mu gitondo kare, ashyira umwana ku rutugu n'umumama, baragenda baramuherekeza kuko yabaje umugore, will you appel me, uramperekeza uzamperekeza? Ati nta kibazo mugabo mwiza nzaguherekeza. Bakora urugendo batangira. Aba batrackers nabo babakurikiye, barakurikira. Kino ageze mu ishamba hagati amenye ko hari abantu babakurikiye. Bari umaze no kwira. Urugendo ntabwo bari buze kurukora umunsi umwe, byari bize gutwara iminsi. Bari umaze no kwira, bacumbika under the road, iruhande rw'umuhanda. Kino aravuga ati ese aha hantu ndava uteka abantu bangurikiye bafite n'imbunda, aba batrackers ndabacika gute? So izuba ritaratangira kora, Kino avuga ati rero nibucya ntarahaguruka hano hantu bari buze kumbona, nibamara kumbona biri buze kugorana ku buryo bukomeye cyane kubacika no kutwica, baratwica. Yigira inama abantu yarari agenda aryamye neza like soldiers. Yari umugabo w'ibigango ufite imbaraga uzi gukora, agenda aryamye akurura inda kugira abazenguruke atangira abarwanye, ndetse asibye n'uburari aho asize umugore n'umwana. Akazuba gatangiye kurasa mu gitondo kare hari umutrakaza umwe cyasi watchman wari kurebera abandi ahagaze hejuru hasa n'ibuye ku buryo yitegeye ikibaya neza, cyasi ku buryo yitegeye aho hantu neza. Agiye kumva yumva ijwi ry'umwana riri kurira. Bati ahantu muri Bashazi, ahantu nko mugabo urumva hatutsemo ijwi ry'umwana. Tufati amajwi nayiki umuhocazi nakindi kintu yahise akora, yahise afata imbunda yerekezayo arasayo, akirasa isasu. Kino nawe yahise amugeraho ahita amufata. Rya sasu nari ryase rigenda ritarira sande Koyotito isasu ryute ararize, umutrakazi yumva hari arasayo bitunguranye, amaze kurasayo rya sasu ritari ryica nde umwana. Yes, ni ibintu bibabaje, ni inkuru ibabaje cyane, sorry. So umwana abarapfuye. Kino nawe ahita arwanya aba batrakazi nabo agirute arabarwanya, arabatsinda, barahunga. Hakurikiye hiki ushobora kwibaza, mbese bakomeje mu kugurisha iyo PEARLY cyangwa se byagenze gute? Reka dukomeze. Kino nta kindi kintu yakoze uretse guhita afata umwana, umusore ubu ngubu yabaye mayiti, ubu ngubu yabaye umurambo. Ashyira umwana mu mugongo, umurambo bafata ya PEARLY basubira kuri gakondo aho yavukiye. Afata ya PEARLY baragenda n'agahinda keshi n'akababaro bikomeye, icyo barwaniraga bakibuze, icyo bashaka bakibuze. Kandi tuzi neza ko Kino yagiye gushaka the PEARLY kugira ngo avuze nde umwana. None wa mwana agizute passed away, yapfuye. Basubiye iwabo ku nyanja. Abaturage nabo bamenye iyo nkuru, agahinda kaba kenshi aho ngaho, inkuru ijya hirya no hino.
umuntu yabonye amamiliyari n'amamiliyari icyo yashakiraga birangira agizute akibuze. Kino nta wundi mwanzo yese afata ya Pierre atafata kuko ibyo umugore wanjye yavuze byari byo. Joanna was right, she's right, yari mukuri. This pill maybe is evil, banza ari kibi. Afati arariarize nkafati cyambere umwana wanje arapfuye, kakazuru kanje kibyatsi nayo mfite nako baragatwitse, akato kanje baragapfumaguye, now has nothing. Ubungu nta kintu nakimwe agizute asigaranye. That's what this pill maybe is evil. Baragenda bageze mu giturage kiwabo nta kindi yakoze, abasubira ku mazi afata ya pill, bajya ku mazi abwira umugore ati take this and destroy it. Ngaho ifate ugirute uyite. Umugore amubwira ati no, nawe yijugunye nakubwiye kera none dore umwana turamubuze, ubwato akato kacu kadutunze twakora two kurya nako karagiye, nta kintu nakimwe tuzite dusigaranye. Kino yafashe ya pill, nta kindi yayikoreye, atera intambwe, throw it where it comes from, mu mazi. Ibyari ubukungu barwaniye birangira babusubije iyo bwavuye mu mazi. Babuze umwana, babuze ya piri, babuze akato, babuze inzu. Nawe baramurwanyije, yari arangije kuhinduka inyamaswa kuko yarasigaye ari umwicanye arwana n'abantu akanabica. Kino umugabo wari yubashiwe aza guhinduka gutyo, yari yaragerageje no kwita umugore we. Inkuru yakirangira umwana apfuye, inkuru yakirangira babuze buri kimwe. Now bari bongeye kuba abaturage basanzwe b'abakene basanzwe. So inkuru yacu n'ucyo yarangiye. Mbibutsa gukora subscribe, share na comment kugira mujye mukomeza gukurikira video zacu ndetse n'inkuru zacu nkizi ngizi. Ni igitekerezo ushobora gutanga cyangwa se icyifuzo kugira ngo ukomeze udukurikire. Muremerewe, already I'm here as Santos, I can help you in everything. Ndetse na nimero ya telefone iraho ngaho nta kibazo. So ndabizi neza hari abantu benshi bangurikiye ahangaha ndimo mvuga iyi nkuru, bagiye batandukanye bagiye bankurikira, hari abize literature, hari abatarayize. Abo bose reka twumve niba hari icyo. Ara iyo kino yemera kwakira ari amafaranga akajya kuvuza umwana we, umwana wabaye yarabaye muzi. Kino iyo yemera kuvuza umwana we akimera yari amafaranga akabita avuza umwana yarabaye muzima. Muri make habaye ikitwa iki greed. Kino yagize umurumba wiki wo gukomeza kuyishyiraho irade pill. So ukunda gusoma ibitabo mu buzima busanzwe? Ubuzima busanzwe nkunda ibitabo cyane. Watubwiye wize? Yize MPG. Aha niki wabwira abandi bantu badakunda gusoma ibitabo mu buzima busanzwe, dore wize MPG ko ibitabo bya literature ugikunda kubikurikira cyase wanyura ahantu bari kuvuga igitabo kumva bari gukurikira nko badukurikiye, niko wababwira? Icyo nabwira abantu gukurikira ibitabo, iyo usomye ukuramo amasomo menshi cyane. Rero numvishe inkuru urumva nakuyemo isomo ryo kutizirikira ku muntu. Yes. Niki wabwira abamama b'iki gihe? Abamama b'iki gihe nabagira inama yo kugira abagabo baba inama no gufata abana babo neza. Donata urakoze cyane. Nice to meet you. You are welcome. So mwabibonye rero dufite abantu benshi badukurikiye, gusa we don't get time, ntitwabona igihe. Gusa nawe ushobora kuvuga icyifuzo cyangwa igitekerezo cyasi twayisobanuye neza, washyira muri comment ukabyandika cyangwa ukaduhamagara kuri telefone turakwitaba. Ni Santos nk'ibisanzwe, mwibuke gukora subscribe, share ndetse na comment kuri YouTube channel yacu. Inkuru yacu naho ngaho tuyisoreje. Kino abuze byose kubera doctor, gusa kamwe twakongera nakongeraho ni kamwe nuko iyi nkuru ari parable, ni inkuru yabayeho. Ikindi iyi nkuru buri kintu bagishyize mu ibara ryacu. Aba trackers, aba doctor trackers, intruders ndetse n'aba dealers, abo bantu nta mazina bafite, bari aba character babi cyangwa bari abantu babi muri society. Naho abantu bafite amazina Joanna, Kino, Koyotito, Apronia ndetse na Joanna Thomas, bo bafite amazina ya kimuntu, bari abantu beza. Bishaka kuvuga ngo white is white, black is black. Ladies and gentlemen, ndabakunda. Reka duhere ku bindi bitabo. Ndibuze kubageza kino gitabo cyitwa Man of the People mu kanya, cyaberewe muri nta hantu cyabereye hafatika, ni Satani cyubuse. Ndetse nzabagezaho n'ikitwa Mind Boy cyo muri Afrika y'Epfo kwa Zuma, kwa Nelson Mandela. Hasta la vista, ndabakunda cyane. Ciao ciao.
Ladies and gentlemen, my name is Santos. Amazina ni Santos. I'm here. Nashaka kugira mbabwire ibikorwa ngiye kujya mbagezaho muri iyi minsi ikurikiye. Nje kujya mbazanira ibitabo bigiye bitandukanye, ngiye kujya mbasobanurira ibitabo bigiye bitandukanye, cyane cyane mwe mwiga ibintu bijyanye n'indimi, itangazamakuru ndetse namwe abanyeshuri muri rusange, ndetse namwe rubanda muri rusange mwese uko n'ibitabo mwese bibareba. Ngiye kujya mbasobanurira ibitabo by'ama novels cyasi novela, long story, inkuru ndende. Byinshi cyane byose nzabibashyira kuri YouTube channel yacu. Babwira ngo mukomeze mungurikire kuri YouTube channel mbereke ibyiza ngiye kubahereza muri iyi minsi. Ibitabo nabasomeye igitabo cyitwa A Man of the People. A Man of the People. Cyanditswe na Chinua Achebe. Umugabo muri Nigeria hari ahirya ni muri Afrika y'iwacu. Nabasomeye ikindi gitabo cyitwa nzabagezaho The Mine Boy, cyasi umuhungu w'ibirombe, cyasi Mine Boy. Igitabo cyo muri Afrika y'Epfo. Icyo nacyo nakibasomeye cyabazuma. Nacyo nzabakibagezaho kuri channel yacu banyeshuri ndetse inshuti zanjye. Muwe mu following gusa mukomeze mugirute mumurike mukora subscribe, share na comment kuri YouTube channel yacu. Nzabagezaho ikindi gitabo cyitwa Animal Farm. Animal Farm abantu mwiza amateka, abantu baza amateka mu buzima busanzwe murayizi. Igitabo cyo muzantu hari kubera intambara zikomeye cyane. Aho hantu ni muri mu Burusiya, igitabo cy'Abarusiya cy'aba Stalin. Aho uriya mwanditsi yafashe icyo bitabo yafata abayobozi abagiranya n'imbeba n'inzoka abagiranya n'ingurube n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Icyo bitabo nacyo nakibasomeye nzakibagezaho Animal Farm. Nzabagezaho igitabo cyitwa The Pearl. The Pearl hara muri La Paz Peninsula ni hara epfo muri Amerika y'Amajyepfo. I mean ni hafi aho ngaho. Muri Mexique icyo bitabo nacyo nzakibagezaho cyanditswe n'umugabo witwa John Steinbeck. Si ibitabo nzabagezaho na short stories, novels, nazo nzazibagezaho. Nzabagezaho novel yitwa Casual Cycle, you know it. Nzabagezaho ni Play. Nzabagezaho Play yitwa Inclusive nayo nzayibagezaho. Nta kibazo nayo aho ngaho habaye. Nzabagezaho Play yitwa Julius Caesar ya Shakespeare, William Shakespeare muramuzi uriya wanditse inkuru za Romeo na Juliet, you know him. Nzabagezaho Play zose nzazibagezaho. Nta nimwe nzayibuze kubasigira rwose. Mwe mfe gukurikira hanga gusa nzabagezaho bitabo bigiye bitandukanye, ntacyo muzamburana, ni nta rungu kuri YouTube channel yacu. Ni Santos. Nzaba ndi hamwe n'abandi bavandimwe bagiye batandukanye, twize neza, twize ibyo bitabo byose. Babyeyi mubwira abana banyu mubereze kuri YouTube channel yacu mu rwego rwo kuba bareba ibintu bidafite agaciro ahubwo babe baje kureba ibintu bizabagira akamaro. Mbabwira ngo abantu twigishije abenshi bazanye amaburuse bameze neza. That's the reason why ikifuzo cyanyu cyo kujya mbeshyira hanga kuri YouTube channel yanjye kigiye kugirute kujya cyubahirizwa. Yes, nta kintu nazabakorera, ndabakunda cyane. Subscribe, share na comment. Hasta la vista. Just nkuko bisanzwe ni Santos. Uyu munsi nkaba ngiye kubagezaho film, historical background ndetse na setting ya novel yitwa The Pearl, kugira turusheho kubisobanukirwa ndetse n'abacharacters bakinnye iyi nkuru. Inkuru yanditswe na John Steinbeck wavutse mu 1992 apfa muri 1938. So iyi nkuru ni inkuru yabayeho nkuko twabibonye. Inkuru yabereye ahantu hitwa mu mujyi witwa La Paz on the map along peninsula which descended from California is called Baja California. Ni inkuru muri kubyumva ko hano ari muri Amerika muri La Paz, so muri peninsula. Setting yayo rero naho ngaho yabereye muri Mexique Peninsula La Paz mu gihe dushyiramo mu 1900. Aba characters reka duhere kuri style yakoreshejwe yitwa parable cyangwa illegal. Parable, when things is white is white, when is a black is a black. Ikintu ari umweru aba ari umweru, yari umukara aba ari umukara. Bishatse kuvuga ngo ikintu cy'umukara kiri muri iyi nkuru ni bara aba characters bitwa ba doctor, ba trackers, intruders, dealers, abo bantu ni black. Nta abantu babi. Ikintu kiza kiri muri iyi nkuru kiri white ni Coyotito, Juana, aba bantu bose bafite iki amazina, niyo style yakoreshejwe muri iyi nkuru. Aba characters rero bakinnye nabahe. Dufitemo mu characters witwa Kino, ndetse anariwe protagonist of the story. Kino is the protagonist of the story. Tukagiramo umukarakter witwa Juana, umugore wa Kino. Tukagiramo umukarakter witwa Coyotito. Coyotito ni umwana w'umuhungu w'ikinege, umwana umwe wa Juana ndetse
na Kino. Tukagiramo Joanna Thomas ni umuvandimwe wa Kino, tukagiramo Apronia, tukagiramo n'abandi ba character ba sub character nabo barangaho ko gusa abingenzi main character ni abo ngabo Joanna, Kino, Koyotito ndetse na Joanna Thomas. Aba character bacu ni abo ngabo. Film rero cyangwa set idea ziri mu nuko igeno rya ikintu kiba kigomba kuzakubaho, kizakubaho. Muri film ya mbere irimo culture, umuco. Tugasangamo indi yitwa film yitwa Rory. Tugasangamo film yitwa The Role of Fate, Agents in Shaping Human Life. Role of Fate and Agents in Human Life. Nuvuga ngo nyine ni ikintu kiba kizakubaho ntacyo wahinduraho. Bari abantu bagiye gushaka depiri kugira bakiza umwana wabo bazi kazakira kubyanaranga umwana wabo bagizute apfuye. Ni nyine niba uzapfura umukene, you can't fight for that. Ntabwo ushobora guhangana nabyo. Indi rero turasamo ni greed, umururumba. Twarawubonye aho ba doctor bifuzaga kumva ko bafata iyo piri bakabyikubira ndetse na Kino iyo piri bakayirumbira ntibayigurishe. Indi film turibuze gusangamo ni film yitwa Selfishness, kwikunda. Aba doctor barikundaga ubwiyemezi niki byose. Izo film zose wazisanga muri iki gitabo. So ndakitekereza ko twabanye neza muri ino vone bityo tuyisoje. Ndabakunda cyane, ndibutsa gukora subscribe, share na comment ndetse murusha no gukomeza kutwandikira kuri YouTube channel yacu. Turabakunda cyane. Ewana nta kintu tuzabagezaho, ladies and gentlemen, students ndetse namwe Rwanda rusanzwe, tuzabahiriza ubusonaro bwose bw'ibitabo bibaho byose mu Rwanda ndetse n'iby'ikinyarwanda n'imishaka nabyo tuzajya tubibahiriza based on your wishes. Asante sana, hasta la vista. Sweetheart, how are you? I'm fine. I'm hungry. In English? Yeah, I'm hungry. Try to go to No. Ushaka mu Cyongereza cyangwa To know how to prepare breakfast for his husband. ndashonje umugore wanjye mwiza. ihangane ngiye kubitegura n'umwana arimo kurira. Ko tutari he? Tito aryamye hariya hirya. Niyo si Koyotito. Ako ndashonje gira unegure vangene. Reka njye kureba umwana wanjye ubwo nurarira. Koyotito ryamye. Koyotito is crying. Yes. What happened? Yeah. Yarumwe na scorpion. Is he Koyotito? Yes. Tunamaliza. Yeah. You are Koyotito. I know. Yakurumye. I just stinged by a scorpion. Twasoje. Yo Joanna wagiye he? Ndahari. Aho kutaza guheza umugabo wawe umwite. Nabanje kujya kwita ku mwana nk'inshingano zaje nk'umugore. Can you hug me? Aha. Oh my husband, I love you so much. Too, I love you too much. Doctor, can you help our children? Doctor, please help our children. Doctor, can you give us support? Doctor, Yeah. I'm doctor, not veterinary. What do you wish? Please, doctor, help us, doctor, please, doctor. What do you wish? Just my kids are stung by a scorpion. You have money? I have it money. You know I'm poor. Why don't you have money? Even you have the sick child. No, I have 9 pills. Can you take this? Oh, I'm a doctor. My husband, let's go. Let's go. Your doctor is arrogant. No, I can't go. Yes. How my son get? Not mine for Treatment. now. Just let me go check it on the sea. I want the pill. I think so. I cheap. Okay, thank you. Let's Yes, go. yes. I'm going to check it. Yes. Yes. I found it. Ma. Joanna, I get the pill. Yes. Yes. I see. I see. My son is in school. Yes. Married in the church. Yes. Yes, we are going to be rich. Yes. Yes, Sam. my. I love you so much. I love you too. Doctor. You need the pill. Is this the Kino's pee? No, don't take my pill. Ah,
Yeah, no, look on Can you it. check about your peel? No, Where have you found this peel? from the sea. I think that Can your son I can muri treat kuvuga your ikinyarwanda son. muri kuvuga icyongereza cyinshi man. No, mfasha wafashiriza umwana ugenda umuvure nzayiguha nyuma. I will treat your son if you give me No. the peel. Don't touch my peel. Why not? No. Yeah, I am No, going to go, take go. medicine and then treat your son. Just and treat him. give I will me pay about you. peel. I will pay it. I will pay you after sell it. Yes? Man, bazi ko tutazi icyongereza Go. twebwe. Ntabwo tuzi icyongereza. Ndayigurisha nzaguha amafaranga nta kibazo. Joanna, Yes, my husband. Do you Meze to neza? call me your son? ubu Iyi depi ishobora kuzaba ikibi mu muryango wacu. oya Joanna nzayirwanirira. Ntabwo wayirwanira ngo bishoboke ko maze Oya kubona no ko ushobora mbabarira kuzaba. please mugore Kuko muganga ashatse gufasha umwana wacu ari uko abonye iyi depi. sindi umugabo. Uko bigaragara Sindi umugabo. ifite ikisobanuye. Sindi umugabo. Reka tuzajye kuyijugunya. Oya ntibishoboka. Sindi umugabo. Niba wanze Mugore mwiza sindi umugabo. Nzayirwanira nta muntu uzayitwara. Aho bazahera ku mutwe wanjye. Aho kanyiraze ahantu byane byabo. Thank you. Ushaka tujugunye piri yacu? Ushaka tujugunye piri yacu ntibishoboka nitwayita oya. Iyi depi wayifata akajya kuyijugunya umugabo wanjye adahari. Joanna, no, Joanna, no. What are you going to do? Ngiye kuyijugunya. Ubu uramukubise re? Byanyabyo. No. Ndamukubise. Oya, ndarwana. You are going to fight. Fight this one. This man. Can you help us? Piri yanjye. Go and fight for him. Joanna ashaka. You see the pillars? Aguruka rero. Aguruka rero. Oh, my husband. My husband. Come and come my home. Let's go home. Again, I will fight for this. Nzayikurwanira. Nobody take you. Nta muntu n'umuzigero kunjyana. Nta uzakuntwara pe. My peel, my future. My kingdom for my people. I will use you. I will fight for you. I will do everything in order. Everything goes online. Nobody will know this here.